twongeye kubashuza nshuti bavandimwe ba Fidel Online TV. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro aho dukunze kubagezaho ibiganiro by'amakorali yo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze. Uyu munsi tugiye gukomeza kubajyana mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi hariya i Karongi, aho ku itariki 30 hari igitaramo cyiza cyane gishyushye cyo kuramya no guhimbaza Imana, ariko habonekamo n'inkunga, ndetse twari dufite na korali yari yiswe izina Apostles Family Choir. Ni korali nshyashya, ni korali imaze iminsi yihuje. Rero reka mbararikiye gukurikira icyo kiganiro. Turatangirana n'umuyobozi wa korali Apostles Family Choir. Tumuhaye ikaze. Hari umwana se wari wavuga ngo kubera ko mwanyise Pepe mwarandenganyije. Nta kibazo rero uko mwatwise kose turabishima, kandi tugeze ku izina ryiza, Imana ihabwe icyubahiro. Rero mwakwibaza ngo ni iyihe mpamvu mwiswe mukuze? Sibyo? Impamvu rero twiswe tukuze, reka mbahe mu mateka makeya. Itorero ry'Igishyita muzi aho riherereye. Mu minsi mike ya mbere ya korona ryabyaye urusengero mubona ahangaha. Rumaze kubyara runo rusengero ruri ahangaha, haboneka igice kinini cyabaye ngombwa ko cyimukira ahangaha. Rero Igishyita hari amakorali abiri. Korali imwe yitwaga Abagenzi, indi yitwaga Abategereje. Ubwo rero igice kimwe cy'abaririmbyi bari mu Bategereje, n'ikindi gice cyari muri korali Abagenzi baje hano. Ya makorali asigarana abantu bake cyane. Nyuma yaho gato hazamo Covid nayo ije, harimo abandi baririmbyi bajyanywe na Covid. Icyo nicyo dusangiye twese. Abari basigaye muri ayo makorali yombi baravuga ngo ese nubwo dusigaye turi bakeya, umurimo wo kuririmba tuwihorere. Baravuga ati oya, ariko se tuzitwa korali turi batatu? Nanone oya, izo zaba ari group. Turavuga ngo rero umurimo w'Imana twese n'umwe, Bibiliya n'imwe, amahame n'amwe. Reka abasigaye muri korali Abagenzi, abasigaye muri korali Abategereje, twiyunge dukore korali imwe. Tubuze ibitekerezo biremera. Niyo mpamvu bamwe batwitaga Abagenzi, abandi bakatwita Abategereje, ariko uyu munsi twiswe Apostles Family Choir. Imana rero ihabwe icyubahiro. Turabashimiye, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bana babyishimiye, ubwo babyishimiye bose. Hano turi kumwe n'umuyobozi w'amakorali muri no ntara ya Ngoma B. Nagira ngo mbabaze, murabanza mutwibwire, mutubwire n'itorero muturukaho, noneho mutubwire se igitaramo kimeze ute, amakorali mu ntara yanyu bimeze ute. Nagira ngo mbahe ikaze. Murakoze cyane, natwe tubanje kwishimira uko mutwakiriye. Imana ibahe umugisha. Amen. Rero nitwa Ndayisaba Ezekiel, anuruka ku itorero rya Gisiza. Nk'abandi umwe uhagarariye amakorali mu ntara ya Ngoma B. Rero amakorali uburyo abayeho mu ntara ya Ngoma B ni amakorali meza kandi ashimishije, kuko afite imbaraga, afite ubutumwa bwo kugira ngo atebutse kugaruka kwa Yesu, kandi ubwumva wese kugira ngo akizwe nabwo Imana ijye ibaha umugisha. Rero n'uyu munsi urabona ko ku itariki ya 30 dufite igitaramo, kandi igitaramo gikomeye cyane. Kirimo amakorali yaturutse mu ntara duhana imbibi turi hafi ya Mugozi, kandi baje ari amakorali abiri, ndetse hari n'ayacu ku matorero yacu, ku itorero rya Gishyita, ku itorero rya Gitovu. Ayo yose turi mu bufatanye bwo kugira ngo dukore umurimo w'Imana, kugira ngo dutebutse kugaruka kwa Yesu. Rero iyo nitegereje nkareba neza,
mbona rwose amakorali yo mu ntara yacu afite imbaraga kandi afite n'ubutumwa bwo gukiza imitima, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. No muri iki gihe se cy'inshinga ry'insengero akenshi ujya kubona ukabona abantu bacitse intege. Ese amakorali yo ntabwo byayabayeho? Naho mwatubwira uko bimeze. Urakoze cyane. N'amakorali mu gushika intege muri ibyo gukinga insengero ntabura bo inkuba itwara, ariko abasigaye barashikamye kandi nabo bari kugenda bagarura abandi nabo, kuko babonye ko igihe kiri bugufi, nabo bari kugenda basobanukirwa neza ko igihe Yesu yavuze aricyo dusohoyemo, nabo bakurushaho kwitegura kandi babagana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murakoze, turabashimiye ku makuru meza muduhaye. Nitwongera kubakenera ndabizi muzatwakira kandi mbasabiye umugisha, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Mwe n'umuyobozi wa korali Apostle Family Choir, ntabwo nzi niba mbivuze neza, we ubwe ari buze kutubwira niba ari byo cyangwa atari byo. Ari butubwire uko igitaramo kimeze, uko yabonye bimeze, ndetse atubwire no kuri gahunda y'inyubako bafite hariya ku itorero rya Gitovu, ibimaze kugerwaho, ibisigaye kugerwaho, igikenewe kugira ngo rwa rusengero ruzamurwe. Murakoze. Nitwa Murekezi Isaac, uko babivuze ndi umuyobozi wa korali Apostles Family Choir, yabivuze neza. Rero mumbajije ku cyerekeranye n'urusengero, uyu munsi twakoze igitaramo nterankunga, twifuza ko hari icyo twakora kugira ngo inyubako y'Igishyita ikomeze yubakwe. Kugeza uyu munsi rero igeze ku cyiciro cyo hasi, hamaze kumenerwa ibyo bita amasemene na fondasiyo, ariko fondasiyo igisigaye kugira ngo yuzure ni icyo bita rongrine. Niyo nkunga rero turi gusaba kugira ngo tubone rongrine ndetse n'ibyuma by'inkingi kugira ngo amatafari ajyemo, niyo nkunga turi gusaba. Murakoze. Urakoze. None se kugira ngo inkunga ibagereho, hari ushobora kuba ari Gishyita, hari iwanyu, ariko hari n'ushobora kuba ari i Kigali, hari n'ushobora kuba ari muri Amerika, yavugisha nde? Ese niwe yanyuraho? Abaye ari wowe, ni iyihe nimero ya telefone yakuvugishirizaho, kuko ibintu byose byabaye ikoranabuhanga? Yego, murakoze cyane. Nanjye anyuzeho ku buryo bwo kubanza kuvugana, twavugana nta kibazo, ubundi nkamuyobora. Nimero zanjye ni 0788 92 21 61. Urakoze cyane. Ngira ngo nshishikariza abari gukurikira Fidèle Online TV ko batera inkunga ruriya rusengero, maze abana b'Imana bakora ingendo zitari munsi y'isaha bajya ku itorero rya Gitovu, bakabona aho basengera, kandi umuhate wanyu si ubusa ku Mwami. Turamushimiye Perezida, Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane. Reka twakire Tugijenda, umushiki wacu Iradukunda Janviere. Aratangira twibwira, tubwire korali aririmbamo, atubwire niba hari n'icyo ashinzwe muri korali, ijwi aririmba se. Ubwo dukomeze atubwira uko igitaramo yakibonye, ndetse n'uburyo inkunga yamushimishije batanze mu kubaka ruriya rusengero rw'Igishyita. Tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Janviere, ndirimba muri korali yahawe izina uyu munsi, tukaba twitwa Apostle Family Choir. Tukaba twishimiye igitaramo cy'uyu munsi, kandi tukaba turi kumwe n'amakorali atandukanye, by'umwihariko korali Ababibyi ndetse na korali Inshuti za Yesu. Twishimiye kubana nabo muri iki gitaramo, kandi twishimiye n'inkunga baduteye, kandi turararikira n'abandi batabonetse aha ngaha kugira ngo bakomeze badufashe muri uyu murimo turimo, kugira ngo inyubako igende neza. Murakoze cyane. Nabonye ziriya korali mwatumiye zari zishyushye, se mwazitoranyije mute kugira ngo mutumire ziriya korali zishyushye bigeze hariya, n'abizera bumvise ko bari banezerewe?
murakoze cyane. Ziriya korali urebye ni inshuti zacu, turaziranye, tuziranye ku murimo w'Imana, kandi mwanabibonye ko bafite n'indirimbo zifite ubutumwa, barashyushye pe, barashyushye, ni byiza cyane, muri make niko navuga. ese Iradukunda tutakugoye ni irihe jwi uririmba muri iriya korali mw'isi izina abakecuru batazashobora gufata? Ntabwo bazabishobora pe. Murakoze cyane, ndirimba ijwi rya alto. Abantu baririmba ijwi rya alto ndabakunda cyane, nanjye rimwe na rimwe njya ndiririmba iyo nagiye mu kuririmba. Rero ndabashimiye kandi nkomeza kubasabira umugisha, Imana ikomeze ibagura impano. Murakoze cyane. Usirinde icyo mubabaza. Hano turi kumwe na Master Guide wishoboye cyane Oscar, nagira ngo atangire abasuhuza nk'umujiya umwe ni wo mu Master Guide. Ni kare bose kare udusuhuze, utubwire amazina. Navuze Oscar ntibazi naho waturutse, rero watangira utwibwira ukatubwira uburyo igitaramo wakibonye cy'ikorali ndetse n'inkunga ziri guterwa rwa rusengero rwa Gishyita kugira ngo ruzamuke. Ni karibu. Yego murakoze. Amazina ni Master Guide Niyamudayi Oscar, nkomoka ku itorero rya Gitovu, intara ni Ngoma B, nkaba ndi n'umwe mu bashinzwe tekinike muri iyi ntara ya Ngoma B. Ikintu nabonye kuri icyo igitaramo kirashimishije cyane, ni igitaramo cyankoze ku mutima. Cyanshimishije cyane rwose uburyo bari gutangamo inkunga muri buri kimwe cyose, amakorali byose byagiye binshimisha cyane. Korali zavuye hanze y'intara ya Ngoma B wazibonye ute? Ese zitwaye neza? Ese hari icyo mwazigiyeho? Yego, korali zavuye hanze y'intara yacu njye zanangaje cyane, kandi hari byinshi twagiye tuzigiraho, kuko ni korali nabonye zifite murare mu bintu byinshi cyane, njye nabigiyeho byinshi cyane. Murakoze. Kuri rusengero rwa Gishyita mutare mwaza hano mu Gitovu, nzi ko ariho wasengeraga. Ese urumva bikwiye ko rusengero rwakubakwa? Ese uri kubona hakenewe iki kugira ngo rusengero ruzamurwe kandi rugere aho rwagakwiriye kugera, abantu ntibakomeze kugenda amasaha n'amasaha baza kuri runo rusengero rwa Gitovu? Yego murakoze cyane. Birakwiye koko rwa rusengero rwubakwa nk'uko tubibwirwa ngo si byiza ko inzu y'Uwiteka ihinduka umusaka. Nibyo koko, ni iby'agaciro ko twakubaka rwa rusengero, kuko ikintu gikenewe cyane ni imbaraga zacu. Imbaraga zacu nizo zikenewe kugira ngo rwa rusengero rubashe kuba rwazamuka. Murakoze. Urakoze cyane, ugire amahoro y'Imana. Yego nawe urakoze cyane, Uwiteka aguhere. Turagira ngo tukwakire utangire wibwire abadukurikiye ndetse na korali waje uturutsemo. Yego murakoze. Amazina ni Rukundo François, nkaba naturutse ku itorero rya Gasharu, nkaba naje ndirimba muri korali Ijwi ry'Ibyiringiro. Yego. Mu bigaragara nta kindi cyatuzanye kuri uru rusengero rwa Gitovu, ni igitaramo cy'abavandimwe bacu, abavandimwe b'Igishyita bifuje kubana natwe mu gitaramo. Ubwo rero tukaba twaje mu buryo bwo kugira ngo by'umwihariko nk'uko igitaramo cyari gifite intego yo kugira ngo abo baririmbyi cyangwa se iyo korali ihabwe izina, natwe ni muri ubwo buryo twajemo. Ariko nanone si icyo gusa, hari ikindi kintu nacyo cy'ingenzi cyarimo cyo gutera inkunga urusengero rwa Gishyita kugira ngo rubashe kuba rwakubakwa. Ni muri ubwo buryo rero twaje nka korali Ijwi ry'Ibyiringiro kubafasha mu gitaramo. Urakoze cyane Rukundo. None se iyo urebye amakorali yari ari hariya n'ubu ngubu agihari, ukareba imyambarire ndetse n'uburyo bapafumingaga, byari byitwaye ute? Byagushimishije? Watubwira muri makeya. Reka mbere by'umwihariko ku ntangiriro kuri korali yadutumiye, bigaragara ko ni korali ebyiri zihuje. Mu kuza kw'izi korali ebyiri
ni bya bindi byabayeho by'uko korona yateye igasiga ibikomere muri ayo makorari, hanyuma n'iby'ifunga by'insengero nabyo bisiga ibindi bikomere mu makorari, hanyuma babona imbaraga zimaze kuba nkeya, baravuga bati reka duhuze imbaraga. Ikintu nagishimye cyane. Hanyuma twinjiye kuri stage cyangwa se mu buryo mu rusengero, uko igitaramo cyari cyubakitse n'uburyo cyari kimeze, cyari giteguye neza pe cyane, cyari giteguye neza kuko n'amakorari yatumiwe ari ariya yaturutse Nyamasheke, ari ay'Umugozi, ari Salvation Hope yo mu Gitovu, ari Ibyiringiro yo ku Gasharu, ni amakorari bigaragara ko yari yambaye neza, yaririmbye neza, mbega yaritoje, afite umwuka w'Imana. Amen. Mu bijyanye na sonorizasiyo wabibonye ute? Ese ko turi mu cyaro, sonorizasiyo ugereranyije n'izindi muri izi ntara, wenda dushobora kujya i Kigali tukava ziri hejuru, ariko ugereranyije mu cyaro sonorizasiyo habonye byari bimeze ute? Ngerageza kujya mu nsengero zikomeye zo mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi, sonorizasiyo zabo ndazikurikirana, rimwe na rimwe usanga ahubwo nkurikije niho hashobora kuboneka ibibazo bikurikije ibyo wenda twaba twabonye hano. Bishatse kuvuga ngo iki, sonorizasiyo y'uyu munsi ngo yari nta makemwa rwose, kuko n'ikimenyimenyi uramutse wumvise video yafashwe ukumva mikrofone uburyo ziri gukoreshwa, usibye umuririmbyi wenda waba wagize ikibazo cye ku giti cye, ijwi rigasohoka nabi bitewe n'indwara, bitewe na grippe, ariko ikibazo cya sonorizasiyo cyo ntacyo. Yego, urakoze cyane Rukundo François, turagushimye kandi Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Mu gihe gitoya cyane tugiye kumva ijwi ryiza ritubwira ko Yesu aje kutujyana mu ijuru. Mu gihe gitoya cyane tugiye kumva ijwi ryiza. Rero murumva ibintu ko byari bishyushye, ko abari abayobozi batuganiriye ndetse n'abaririmbyi, byari umunezero, urakari ku mutima gasesekara ku munwa. Niyo mpamvu batuganiriye banezerewe. Rero murumva ko inkunga iracyakenewe, urusengero ntirwaye rwuzura, hakenewe njyewe nawe. Niyo mpamvu bashyizeho na ziriya nimero, mukomeze mutere inkunga iriya nyubako y'urusengero kugira ngo abana b'Imana bajye babona aho bateranira. Dushoje tubashimira uburyo mudahwema kudukurikira, kandi mbasabira umugisha, Imana ikomeze ibane namwe mu byo muri gukora byose. Muri uku kwezi kwa 9 twatangiye ejo, mukomeze mugire ibihe byiza.